jihadi Ingabire Victoire ngo ni nyoko, ngo ni umubyeyi, umuntu w'inyangarwanda utuka u Rwanda. Nabonye video yawe kenshi ukuvuga ngo Ingabire Victoire ni mama wawe, nabihise mbihuza na kesi yafata ku mavuta bavuga ko anywa urumogi 289 ku kigero ni cyangwa urumogi, kandi umuntu uri normal akaba arufata ku kigero cya 0 kugeza kuri 28. None umuntu ufata inyangarwanda ukavuga ko ari nyoko, urumva wowe urufata ahubwo atari kuri 500. Reka dufate 286 dukube kabiri, urumva 286 gukuba kabiri ni imibare kinanira 286 gukuba kabiri, urumva ubwo turafata inoti ya 600 dukuremo 34, urumva turasigarana 466. Urumva fata ku mavuta, afata urumogi ku kigero cya 286, ubwo jihadi dukubye kabiri ni 464 ya umuntu ufata umuntu ufite ingengabitekerezo nk'Ingabire Victoire, perezida afunze inshuro nyinshi akamwihanangiriza akavuga ati reka turebe ko hari isosi murimo cyangwa se imari murimo cyangwa se akantu katuma wenda atugaragariza ko yakubaka igihugu, wenda tube tumurekuye. Umugore arinangira ati ngomba gufata igihugu, ntiyakirwaniriye. Jenoside yakorewe abatutsi muri 94 yarabaye, ntacyo yakoze, ntacyo yavuze, ariko ngashaka igihugu. Noneho haza n'umu influencer nka Jihadi wari umaze kumenyekana, abanza kumwita mama we, amwita nyina, ibintu nk'ibyo, ati Ingabire Victoire ni umubyeyi, ibintu nk'ibyo bivaho. Aribwo hahise hakubitaho kesi yo kwikinisha, hamagaye umuntu kuri WhatsApp nubwo batifuje kumugaragaza, ariko nyine birababaje. Bikomeza gutyo, noneho haza gukubitiramo kese yafata ku mavuta avuga kuri The Ben na media, akomeza bavugaho ngo The Ben ngo ni umunebwe, The Ben niki, media akubitwa n'umugore, media Operation Texas 1, kabiri Operation Texas 3, ibintu byinshi, ariko nyine bikaba byarangiye afata ku mavuta ari muri jail. Hari indirimbo yatavuga ivuga ngo kanigumire je deza nize nganze ngoreshe dega kanigumire je deza man kabisa. Dr. Murangira Thierry, umuvugizi wa RIB mu Rwanda, akaba yaravuze ati reka fata ku mavuta kabisa, twaramwihanangirije cyane. Fata ku mavuta bamutumyeho bakajya bamugira inama, aza kwinangira cyane. Noneho bigera ubwo afata yicara kuri kamera akora ikiganiro avuga ko atazigera yitaba RIB n'umuvugizi wayo, ndetse na sitasiyo ya RIB aho iri hose izamuhamagara ntazaboneka. Ibyo RIB irabyihanganiye rero aza kongera gukora ikiganiro avuga ko Meddy akubitwa. Ibyo nabyo barabyihanganira. Yandikaho titre ivuga ngo amashusho ya The Ben Meddy akubitwa n'umugore. Bigeze aho birangira atangiye gutangaza ngo Pamela aratwite, The Ben yateye inda. Wenda ni inkuru nziza ku banyarwanda no ku bafana b'umuziki nyarwanda no ku bakunzi ba The Ben by'umwihariko. Birangira rero RIB ivuze iti gusa arakana ngoswe kubabwiraho ko byavugwaga ko akorana bya hafi n'umuntu bita Bruce Melody. Nubwo yageze kuri kamera ari Gisenyi muri Iwacu Muzika Festival bayisoza avuye kuri stage, bakamubwira ko umupati nawe mu kazi yafunzwe, bikarangira avuze ati simuzi muri timu yanjye. So reka rero dutegereje ko dosiye yafata ku mavuta yoherezwa kuri RIB. Gusa Murangira Thierry yavuze ati hari ikigabo kibyanwa n'urutwe runini cyitwa Jihadi
cyakomeje kujya kibwira afata ku mavuta ngo bivuge gusa akagaragaza ko muri showbiz nta rukundo rurimo bitewe n'uko yamwoshyaga, ariko uyu munsi bakaba batakiri kumwe. Rero urumva ni inkuru ndende, ntabwo twabiva imuzi ngo tubivemo, biratambuka nta kibazo. Urumva rero gusa tuzakomeza tubagira update, mukomeze mukande like na comment na share, muzikore, dukomeze nyine tubagezaho amakuru agiye arambuye. Ndabizeza ko inkuru ya mbere yafata ku mavuta n'undi muntu wese uzafungwa muri showbiz nzajya nyibagezaho 5 kuri 5, kandi nzajya nyibagezaho mbere. Kandi mwibuke ko nuko nicyo cyekeye buriya nagiye kubona mbona Sabe yiteretse kuri Kabyindi, mugani wa Kasuku bayiteretse kuri Kabyindi avuga ukuntu harimo abantu bagira amashyari ibiki, ariko yirengagiza kuvuga ku kibazo cye yashyizwe mu majwi kivuga ko simbutse avuye gusambanya umuntu bita Ngwino Ndebe, kare wanamuzamuye we n'impanga ye ari kubasambanya, bigatuma asimbuka akavunika, yanga kubivugaho, aza aca hirya no hino, ariko turashaka kubishyira muri comment kugira ngo abivuge, asubize ati yari ngewe cyangwa se ntiyari ngewe. Ibihe byiza rero, nitwa Ryan Show, mukore subscribe cyangwa murorere.